Oh yes, reka mbifuriza ibihe byiza ku bantu dukomeje kubana, ni byiza yuko mudukurikira. Aka kanya tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Clarisse. Clarisse ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rifite inkomoko mu kilatini Clarus, risobanura ikirangirire. Reka turebere hamwe bimwe mu biranga ba Clarisse. Clarisse ni umuntu ukunda impinduka, ni umuntu wihinduranya rimwe na rimwe, ngari akaba umunyamahoro, rimwe na rimwe agahangana. Gusa ntabwo ari umuntu woroshye kuko ntabwo ava ku izima. Aba ari umuntu w'umuhanga w'inyembaraga kandi ugira inshuti nyinshi. Clarisse rero ni umuntu ukunda gukora ariko umusaruro we ntugaragare ugereranyije n'imbaraga aba yatakaje ndetse n'umwanya. Mbese ni umuntu ukora ibintu ariko ntabirangize. Iyo akiri umwana, Clarisse ntabwo arangwa no gutegeka, kwikubira ndetse no kugira ishari. Dusoje dusuhuza abantu bose bitwa ba Clarisse aho bari hose, turabakunda cyane. Niba iyi nkuru hari ikigufashije, utera inkunga ukore subscribe, like, share na comment, ukore no kunzogera kugira ngo buri uko twasohoye ikiganiro gishya ujye ukibona mu ba mbere. Hagati aho, niba wifuza yuko ari izina twagusobanurira, twandikire muri comment ahantu hagenewe gushyirwamo ibitekerezo, tuzagusobanurira iryo zina twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Turabashimiye mwe abanye natwe muri iki kiganiro, bararikira gukurikirana icy'ubutaha. Imana ibarinde.